ni kwa kundi ni uburyohe bw'Abanyafrika. Ubusanzwe amazina yanjye nitwa Barushimana Emmanuel. Ayo nginisha kwa kundi utuntu twiza fresh mu buzima. Filime namwe murazibona nyinshi cyane. Banyita Ngoga aratwiki. Iyo mitwe yanyu ngiye kuyimena. Tukaba dushaka ngo udukurikirane bizabira imbere mukomera abakunzi badukurikirana kuri Zeus Media. Amazina yanjye muzi ndi gukina nitwa Mopey. Amazina yanjye nyakuri nitwa Tuyisenge Ishereme. Nawe marere mwana ujya uragabanya si gukorera muri iki cyaturu gukorera muri abantu babonye agashoot filme twabakiniye kwa gatanu. Akoye urukuzi rukumenyera umuntu rukona twega ko kena ari gipope ko nakorugoro twingahita ari ahantu twakoyemo imvune zikomeye cyane. Bavandimwe bashiki banjye ndi kubasaba ubufatanye bwanyu mu kuba mwarakoze kudukurikirana wakanda subscribe kuri Zeus Media. Murakoze. Umeze mute shiti bavandimwe? Amazina yanjye bayita Onesme. Ni ibisanzwe ndabakunda. Subscribe kuri Zeus Media. Hola izo bitese abakunzi bacu. Nyine mu byukuri ubusanzwe yitwa Steven ariko nyine muri shoti munzi nka Badru. Kora share, subscribe and comment. Ndabasuje banyita Tizere Ramazani. Muri short film dukina nsanzwe banyita The Band cyangwa se Ramstar. Ndabasaba gukora subscribe kuri Zeus Media tukajya dukorana buri munsi buri ko video isohotse ukagibona mu bambere. Muraho bakunzi bacu mwadukurikira kuri kwa gatandatu no ku cyumweru turi abanyeshuri mukadukandira kuri subscribe. Amazina yanjye asanzwe ni Horibi, ku izina nyinisha muri comedy kuri Zeus Media ni Gakwisi Ewana. Rero ikintu naringiye kubasaba ni ikintu cyoroshye cyane, ntago kiguwa amafaranga, ntago ari purchase. Mbere na mbere dukandire kuri like, ukore comment, subscribe niyo y'ingenzi. Tujya turabana muri video nyinshi z'ubutaha. Kuwa gatandatu no ku cyumweru, kuwa kabiri, kuwa gatanu tuzajya tubatamo video. Murakoze cyane, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Maze ko nari no kugurisha amafaranga make pe make. Uhaye amasaha 5 ugize ute ayo mafaranga yabonetse. Nese umuhungu wawe simufite ariko nyine tugomba kubijyanamo nk'abantu babasazereka. Nawe uri kubyumva? Yego pe birumvikana kabisa. Ufite umwana ukunda amafaranga niki ariko iyo ushaka n'ubundi buryo binyuzamo wenda tuvuga umwana wanjye uramumpaye bikarangira tukarangizanya. Nenda nashaka ukuntu ngufasha tuvuga ni business ugiye gukora runaka. Nashaka ukuntu ngufasha, nashaka ukuntu mbikugiramo bigakunda pe n'amafaranga nayakuguza ariko tafashe ngo imiryango ivange na business. Akoye urukuzi rukumenyera umuntu rukona twega ko kena ari gipope ko nakorugoro twingahita Umeze ute? Ni sawa. Iyo miliyoni rero tugiye kubikuza. Nasaba yuko utayibikuriza hano. Hano bayijyana. Miliyoni na miliyoni mfite mwaka kapo mwabahungu. Miliyoni ndayifite. Nayo mfite mama makeya nangaye. Abadoya makeya. Ni 600 cyangwa 700. Oya harimo 300 gusa. 300. Ndahacu 300. Ariko ndakundi kuntu wari mundi mwagenti mukabiconnecta. Wapi na agent w'inshuti mfite nuko mve nyuze hano hari umugore naringiye kureba ngo mubikurize